kuba kugira commitment yo kuzana umugore mu rugo rwe agatangira kwishyura inzu agatangira ku biri zikaza none asiga avuga ati ntago nkiri ngenyine none ndi kumwe n'umugore yego abagabo birabavuna cyane kuba ngo nta mugabo ushobora gukinisha icyo kintu gutya gusa kuzana umugore mu buzima bwe atari serious atari tari kumufata neza hari abakobwa ari uvuga ati ngo yanjye wanjye afata nabi sawa byemera ariko majorities sinkubeshye abagore nabo baba bafite mu ruhare buriya reka nkubwira akantu man ni wumva aho uri hose ni wumva rukumva ngo umugore baramukubita ngo bigeze kumukubita ntago ngiye mvuze sindi kuvuga kuri case y'abagafaranga yego bro uwo mukobwa cyangwa ukumva ngo ex we ngo yigeze gukundana n'umu ex we ngaramukubita uwo mukobwa ugita wirukanga majorities ujya wita wirukanga uwo mukobwa bafite abafunze umutwe nyine umukobwa abari umukobwa utararezwe fresh utoroshye nyine mu kubana hari gihe usanga n'umusore nawe atoroshye umva nkubwiza ukuri mburi mugabo wese kandi ndabirahiriye nta mugabo ushobora gutaha mu rugo ngakubite ururabo yishakiye ntibibaho ni ngombwa umugore niwe burya erega mwebwe ikintu mutazi mwe mubona ko umugabo yakubise umugore ariko ntimubone uburyo umugore aba yamaje kwa abusing umugabo kandi abagore kenshi bazi uburyo bakubita abagabo kuba abusinga mu buryo bw'amagambo bikaba byagera igihe umugabo ashobora kuba yamanika akaboko agakubita umugore we ubundi nicyo kintu abagore buriya ni wumva umugore wese ngo arakubitwa uwo mugore n'izindi gema abarishyano ntago abayoroshye ntago ngiye mvuze ariko ngiye ndi gushaka kugusesengurira ibintu biri muri majorities ibintu bisanzwe muri reality y'ubuzima mu relationship mu bintu byose utazigera ubeshwa n'iki utazigera ubeshwa